akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore ntibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo nimukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje ayisukuza amazi n'ijambo rimuherekeza kugira ngo ayihindutse imbere ye ibengerana, nta bwandu n'ubunyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yunze ubwe. Koko rero ntawigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza kiliziya. Muyobewe se ko turi ingingo z'umubiri we, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye, cyakora bivuze nzirikana Kristo na kiliziya. Nuko rero namwe buri mugabo nakunda umugore we uko yikunda, n'umugore yubahe umugabo we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Marie Louise, ufasha Marie Louise akagaragara
busimbuke ari mu mahoro no mu makuba, waba ubuzima cyangwa uburwayi. Ntabwo ari ugufasha mu bihe byiza gusa, kuko mu bihe byiza usanga byoroshye, usanga atari wowe gufasha gusa, ahubwo nawe uba wifasha. Ariko iyo ari mu bihe bigoranye bwo usanga umuntu bimugora, ariko iyo abantu bemeranyijwe bakavuga bati tuzabana kandi urukundo rwacu tuzasaba Imana kugira ngo irushyigikire, ni ngombwa byanze bikunze ko umwe yemera kwitangira mugenzi we. Nacyo twumvaga Pawulo Mutagatifu asa n'uvuga, avuga ko urukundo rw'abashakanye ari rya yobera ry'urukundo rwa Kristo na Kiliziya ye. Yesu Kristo yakunze Kiliziya ye, ntabwo byari byoroshye, akenshi byari ari mu bikomeye, niko yadukunze, yemera no kwitanga, yemera ko twitangira kubera urukundo, yemera kubambwa ku musaraba. Iki cyo Gaeta asabwa gukorera Marie Louise, icyo Marie Louise agomba gukorera Gaeta, kwemera kwitanga, ari mu bihe byoroshye, ari mu bihe binakomeye, urukundo no gufashanya no kubahana. Bagabo mukunde abagore banyu, bagore mubahe abagabo banyu. Icyo gusubiramo mu isezerano uza kugirana akanya. Gushyingirwa rero umwe mu bwoko bw'umugabo kugira ngo bafashanye, kandi cyane cyane kugira ngo bahugukire Imana, gukurikira Imana ku buryo bubiri, kubyara, ariko nanone kubera imbuto abandi, kuko kuvuka bivuga kubera imbuto abandi. Iyo umukozi ati kanaka yemereye imbuto yamuhugukire, aba yamweretse ibikorwa byiza, aba yamubereye urugero. Icyo ngicyo Kiliziya iba yifuza ku bashakanye ngo babe urugero, nubwo baturanye babe urugero, babagenderera. Iryo sengesho Kiliziya ibaturira mu gihe turi n'abashakanye, kugira ngo umubano wabo ube umubano wa Yesu Kristo abana na Kiliziya ye. Nk'uko tubyumvise no mu Ivanjiri, Yesu Kristo avuga ngo umugabo n'umugore igihe babanye ntabwo byemewe gutandukana. Nk'uko na Yesu Kristo na Kiliziya ye, Yesu Kristo ntabwo ari kugira igitekerezo cyo gutandukana na Kiliziya, bavuge bati mwababaje simbashaka. Yesu Kristo mu gihe ahora avuga uburyo twebwe Kiliziya ye, twebwe abakristo cyangwa twebwe abantu muri rusange twakorana nawe, twaba twunze ubumwe nawe. Ndetse ajya kugenda yasize asabiye ubumwe, ubumwe hagati yabo, ariko nanone ubumwe hagati yabo nawe, hagati yabo n'Imana. Ibyo Yesu Kristo abyifuza yuko adashobora gutandukana na Kiliziya ye, niko tutatandukana. Twebwe usanga kenshi twavuyemo, usanga kenshi twitandukanyije nawe mu mubano w'abashakanye. Rero ni ngombwa basaba Nyagasani, bagahora basaba Nyagasani ngo abahe buri wese ku giti cye kudatandukana, kutumva yatandukana na mugenzi we, kutumva yakwiteranya na mugenzi we, kutumva yagira na kimwe kimushwanya na mugenzi we gituma atumvikana na mugenzi we, kuko Yesu Kristo nyine abyifuza kuri we na Kiliziya ye. Turabasaba rero kugira ngo ibyo ugiye kwiyemeza mu kanya Nyagasani azabafashe uko bikwiye. Musabe buri wese arebe mugenzi we gufasha, kandi buri wese agerageze kuzerera mugenzi we, n'imbuto abaganga baje kubashyigikira. Nyagasani Yesu ntabwo